Uyu munsi ushobora kujya kumva ukumva ati mugenzi wawe mwararanye cyangwa se mwirirwanye ugiye kujya muri Amerika mu minsi iri imbere bitarenze mu mwaka wa 2026. Ukaba wakibaza ate se ari buze kujyayo gute? Utazi ko ashobora kuba yaraguhisha amakuru y'ibijyanye n'icyitwa green card. Iyi ngiyi akaba ari tombora ibasha kuba yaguhesha ubwenegihugu bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umuntu ashobora kuyumva gutyo akagira ngo ni ikarita y'icyatsi gusa nk'uko biri kuba byasobanuka, nk'uko wumva ko ari green wongeraho ijambo card. Ibyo byombi iyo byegeranye nibyo bikora iryo jambo ikarita y'icyatsi. Umuntu uri muri Amerika abasha kuba yakumva ko ari ubwenegihugu bahereza umuntu wese ukeneye kuba yaba muri Amerika cyangwa se akaba agiye kuba yakorera muri Amerika bya burundu. Umuntu uri mu Bwongereza we akaba ahita yumva ko ari ikarita bahereza umuntu wese utwara ikinyabiziga cya moto cyangwa se taxi. Ahangaha uyu mushinga wo kugira ngo bohereze abimukira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ukaba waratangiye ahagana mu kwa 10 mu 1940, aho Leta Zunze Ubumwe za Amerika zaronshinze hanze cyangwa se bashyize hanze urupapuro rwitwaga AR_3. Rurakaba ari urupapuro rwayo bashaga kuba rwakemeza kuri umwenegihugu wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bakaba bararuherezaga umuntu wese uturutse hanze ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yifuza kuba yajya guturana cyangwa se agakorera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyi karita ikaba yarakomeje gukoreshwa, ariko iyi ngiyi akaba yari iri ku rupapuro rw'umweru. Iyi karita yakomeje kugikoreshwa kugeza nyuma y'intambara y'isi ya kabiri, aho Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'akanama kayo bicaye bakaba bareba ukuntu abantu bari kuba baba benshi babimukira bajya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kubera intambara zari zabaye hirya no hino. Bahitamo kuba batangiza uwundi mushinga wo guhindura amakarita bahereza abantu. Ahangaha akaba aribwo bazanye izindi mpapuro, aho abantu babaga baje kuba basura muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika babaherezaga urupapuro rwitwaga I_94C. Urunguru akaba ari urupapuro baherezaga umuntu wabaga uje kuba yasura muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abandi bo nk'umuntu uje kuba yakora muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika akaba we yarahabwaga urupapuro rwitwaga I_100A. Urunguru akaba ari urupapuro rwabashaga kuba rwamwemera gutura ndetse no gukorera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'umuntu wundi ukeneye kuba yajya gutura bya burundu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika akaba umwenegihugu byemewe n'amategeko. Akaba yarahabwaga urupapuro rwitwaga I_151. Urunguru akaba ari narwo urupapuro rwaje nyuma guhinduka green card, nyuma y'uko babonye ko bikomeza kuzana amakimbirane. Bamwe bakaba bafite rwa rupapuro rwavuzwe ruguru rwa AR_3, abandi bakaba bafite urunguru rwitwa I_151. Byose batabihuriza hamwe babyita green card. Aho ngaho hari mu 1951, aho babonaga ko abimukira bari gukomeza baba benshi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko se wakibaza ute se muri iyi minsi bwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zibasha kuba zakakira abimukira bangana iki buri mwaka? Iyi tombora ya green card nk'uko nabikubwiye, ingi akaba ari tombora ngaruka mwaka ibasha kuba yakinjiza abantu barenga 55,000 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi ngibi bikaba bikorwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika binyuze mu itegeko nshinga ryayo. Ahangaha akaba ari bwo nyuma yaho ushobora kuba wakongera ukibaza ate se bagendera ku myaka ingahe kugira ngo umuntu wese abashe kuba yajyayo? Iyi green card ntabwo ibasha kuba yagira imyaka runaka bagenderaho. Ahangaha ubasha kuba wakuzuza ibisabwa gusa, waba ubyujuje ukohereza wenda nawe tombora yazakugwaho ukaba wagenda nawe. Iyi tombora ukuntu ikorwa hirya no hino ku isi hose, usibye ko hari ibihugu bimwe na bimwe byagiye bibuzwa kuba byakora iyo application ya green card. Gusa mu bihugu byemerewe kuba byakora iyo application ya green card, ubasha kuba bafata kode za buri muntu wese wabashe kuba yakiyandikisha bakazishyira mu imashini ubundi ubwayo igacagura bigahitamo uwo ushaka. Hanyuma ubundi abo bantu 55,000 bavuyemo
akaba aribo bantu babasha kuba babona rwa rupapuro rwemeza ko babasha kuba bakinjira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Icyo gihe ababonye icyo bita green card. Gusa ntabwo babashije kuba yayibona muri ako kanya yabashije kuba yahitwamo, ahubwo aba akeneye kuba yakuzuza ibindi bintu bikurikira. Abangaha aba ariho handi akeneye kuba yakuzuza icyo bita DS 260. Iyi ngiyi akaba ari fomu uzuzaho amazina yawe neza n'imyirondoro, dore ko abenshi bavuga ko iyo ushyizeho imyirondoro itandukanye niyo wujujeho mbere ahandi watangiriye, iyi fomu ishobora kuba yakwima green card cyangwa se amahirwe yo kuba wakinjira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyi fomu ikaba yuzuzwa witonze cyane, dore ko mbere y'uko uyohereza ubanza ugacekinga neza, byaba na ngombwa ukereka n'abantu bawe bakagufasha kuba wayuzuza. Ahangaha iyo iyo fomu yawe yahiswemo cyangwa se bayemeye, uhita utangira kwitegura kuba wajya muri interview ya visa. Noneho iyi ngiyi ariyo karundura ibasha kuba yakwemera kuba wakinjira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, dore ko iyo bakwemereye hano muri interview ya visa uhita ubasha kuba wakinjira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nyuma yaho uba usigaje iminsi mike cyane guhita uhaguruka ugende uve mu gihugu cyawe, ubashe kuba wakerekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika guturaho ndetse no gukorerayo nk'umuturage waho. Ahangaha nibyo bigiye kuba mu kanya kuri iyi tariki ya 3 mu kwa gatanu, ubwo bagiye kuba basohora amanota ya bamwe mu babashe kuba batsindira green card lottery cyangwa se iyi tombora green card hirya no hino ku isi, ndetse n'abahangaha mu Rwanda barimo. Ahangaha baraza kuba babisohora hano mu Rwanda ahagana saa 12 z'umugoroba, kugira ngo utaza kuba wakibeshya cyangwa se ubura ahantu uraza kuba wabishakira. Uraza kuba wajya ku rubuga rwitwa us.gov, ubundi ugiyemo hasi ahanditse check status cyangwa se ahanditse diversity visa lottery results. Ahangaha niho uraza kuba wakanda, ubundi winjiremo ushyiremo kode yawe. Uraza kwita ubona niba wabashije kuba waba selected cyangwa se utabaye selected. Icyitonderwa ahangaha, wirinda kwishyiramo ko wabashije kuba watorwa, dore ko amahirwe menshi cyane n'ubundi nk'uko bivugwa ko ari itombora, dore ko amahirwe menshi cyane angana nk'igihumbi ku ijana. Umuntu wese abasha kuba yavuga ati ntabwo ndi buze kuba natomborwa, kuko haba hari imibare y'abantu benshi cyane baba bari buze guhitamo. Rero iyo utombowe ushima Imana, nawe waba utatombowe ukawureka kubyegereza umutima kuko nitombora, ahubwo ukagerageza ubutaha. Mwabanaga nawe nitwa Abdati. Ndagira ngo niba wakunze ikiganiro kanda hasi ahantu handitse subscribe, uduhe like, ubisangize n'inshuti zawe ndetse n'imiryango yawe kugira ngo nabo batazabasha kuba bacikwa n'aya mahirwe. Ciao.